duhumurizanye. komera ihangane shikama mu masezerano muhumurizanye mw'ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Nshuti uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro yumvikanira ku murongo wa FM w'106.4 no ku murongo wa FM w'100.2 ndetse no kuri interinete kuri application ya TuneIn. Ndagusuhuje kandi ngo ikaze mu kiganiro duhumurizanye. Mbese ujyura n'ibigeragezo maze ukibaza uti mana yanjye kuki rwose ubumpanye? Komera, shikama, ririmba, uririmbe cyane. Uhumure ntutinye rwose, Imana ntabwo igihana bayo. N'umwana w'imfura ku mugore wa kabiri ise yashatse. Igihe ari mu mashuri abanza ise yamuraze Bibiliya nubwo yaracitse intege atakiyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ubwo yari amaze gutsinda ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, umubyeyi we yanze yuko ajya kwiga, amushishikariza gushaka umugore. Ubwo yari amaze kuzuza inzu ari hafi yo gushaka umugore, igitekerezo cyo kwiga cyongeye kumugarukamo. Nubwo yari amaze kuba mukuru ahitamo kujya ku ishuri, akajya yirihira amafaranga y'ishuri. Amaze gusoza amashuri yisumbuye, yahawe kujya kwiga ubupasitori mu gihugu cya Canada, aho yari kuzarangiza akaba umukozi mu idini y'ababatisita, ariko arabyanga ngo kuko atari kuzabona uko amenyesha abandi ukuri kw'isabato yarazi. Satani yaje kumuteza uburwayi bwendaga kumwica, ariko Imana ikinga akaboko. Arashimira Imana yuko ise nubwo yapfuye yaramaze kumusaba imbabazi, kandi anicuza ku Mana kuko yarazanye umugore wa kabiri. Uyu twakomeje kuvuga ni uwitwa Ndungutse Aburahamu, utuye mu murenge wa Mushonyi, akarere ka Rutsiro, mu ntara y'Iburengerazuba. Ni umwizera w'itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Gishwati, intara y'ivugabutumwa ya Gakeri, muri Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba. Ubuhamya bwe burambuye ni mu kiganiro duhumurizanye yagiranye na mugenzi wacu Valence Uwimana. Uwo wumva kuri mikoro ni Onesphore Yadusoneye. Yesu niwe mungeri wagesiza kera, ajyana mu bushogwe nibumara inyota, bwiza bwe n'imbabazi nibyo bishimisha umugeri wanjye Yesu siza kera. Mukunzi w'ikiganiro duhumurizanye, turi kumwe na Ndungutse Abrahamu mu kiganiro, agiye kuduha ubuhamya burambuye. Ndungutse, urakomeye? Muraho neza munyamakuru, Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Nitwa Ndungutse Abrahamu nkuko nimaze kubabwira. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu, harimo abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Nta wundi mugore ngira. Nabo ngabo kandi twashakanye byemewe n'amategeko. Nkaba nkomoka mu ntara ya Gakeri, ku itorero ryitwa Gishwati, nkaba ni muri Firidi ya Northwest Firidi, Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba. Aho ngaho niho nkomoka. Mu itorero ndi umukuru w'itorero, yewe ndi umubitsi, ndi umushefu guide mu ntara yacu, ninjye waba umushefu guide wa mbere mu mwaka 2013. Ndimazemo igihe, itorero ndimazemo igihe cya kirekire. Ikindi nkora ndi umwarimu, ndi umurezi mu buzima busanzwe. Ndi umurezi rwose, ndigisha mu mashuri abanza mu kigo cyitwa Groupe Scolaire Rugaragara. Ndimazemo igihe kingana iki? Ndimazemo imyaka 11 y'uburambe. Ko natangiye akazi muri 2011. Ubu rero kumva ko mbifitemo uburambe. Nibyo. Hanyuma
mutuye muhe mudugudu, akagari, umurenge, akarere? umudugudu tuyemo rero witwa Kaboneye, akagari ni Akarurara, umurenge ni wa Mushonyi, akarere ni Akarutsiro, mu ntara y'Uburengerazuba. Abraham Ndungutse, tugiye kuganira birambuye, ikiganiro wumva twakigiranye duhuriye mu ntara y'Ivugabutumwa Kiganda, mu karere ka Ngororero, ni mu ntara n'ubundi y'Uburengerazuba. Yari yaje mu gitaramo cya korari cyari cyabereye muri iyo ntara. Numvishe ko ari ngombwa ko ngomba gutanga ubuhamya bwanjye, kuko hari aho bwavana bamwe bukabageza ahandi. Ubwo rero bituma mpita nibaza nti niki wumva kiguhatira gutanga ubuhamya? Ikintu kituma kimatira gutanga ubuhamya nuko nzi neza ko ubuhamya iyo uvuze uko imibereho yawe bayeho, nuko Uwiteka yagukijije, nuko aho ugeze mbese kubera Imana. Hari abandi bigiraho bivana naho bishyitsa, bigatuma barushaho kwiringira Imana kubera ibikorwa bitandukanye yagiye ikorera abantu. Ndungutse, ubuhamya bwawe bushingiye ku zihe ngingo nibura z'ingenzi kugira ngo tuburambure? Ingingo z'ingenzi bushingiyeho rero, ingingo ya mbere nuko nabayeho mu mbere mu byuka yanjye. Ingingo ya kabiri ni uburyo namenyanye n'Imana. Ingingo ya gatatu nuko yankijije mu gihe ngeze ahantu hakomeye, nkaza kugera aho n'itoro ryariza kunsengera, abayizera bakarira bafite impungenge ko nshobora gupfa, ariko Imana ikaza gukora ibikomeye, umugaragu wayo ikamukiza ku rwego rwiza. Hanyuma iteraniro najya mu rusengero bakavuza impundu, bagatanga n'itoro ry'ishimwe nkaho nanjye naritanze, ahubwo bararitanga gusumbya njye ubwanjye, bitewe nuko bifuzaga ko batabona ko umugaragu wayo yagenda. Turabirambura mu kiganiro. Reka ngusabe ubanze dufashe twiragize Imana, maze ubundi urambura ubuhamya. Urakoze Nyagasani Mwami Imana yacu, reka tugushime kuko uri Imana yumva gusenga k'ubwoko bwawe, uko bukeye nuko bwije uba hafi yabo kandi ukabakomeza ukabakorera ibikomeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Hari abantu benshi bagiye gukurikirana buno buhamya, uzabahe kugira ngo Mwami Imana babashe kumva nabo hari aho bavanye naho bashyikije, kandi buri muntu wese abashe kumenya kuri Imana nyamana ikora ibikomeye, ajya abasha kukwiringira, maze muri cya gitondo cy'umuzuko hazaboneka umugabane munini w'abazakira, maze tuzabone n'ubugingo buhoraho. Dushime izina ryawe, utubane muri iki kiganiro kugeza dushoje, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Aha, reka rero tutangire ubuhamya mu buryo burambuye. Abrahamu, abantu bari gukurikirana ku ijwi ry'ibyiringiro, ni umugabo wavukiye mu karere ka Rutsiro, muri wa mudugudu nababwiraga wa Kaboneye, mu kagari ka Rurara. Hari muhe mwaka? 1981 niho navutse. Uravutse? Ndavutse rero, ariko naze kwisanga ndi umwana wo ku mugore wa kabiri papa yari afite. Ariko mvuka ndi uwa mbere ku mugore wa kabiri. Maze kuvuka ndi umwana wa mbere rero, na papa yakundaga abana cyane, yari n'umuvumvu, ariko noneho agakunda abana cyane. Abana bo ku mugore wa kabiri baje. Umuvumvu bw'abatwumva batabisobanuye, ni umuntu w'umworozi w'inzuki. Ni umworozi w'inzuki. Yego. Akazorora maze ubuki bukaboneka. Unaje iwacu ntago wabura agasigisigi kabwoda. Niko bimeze. Yego. Uravutse usanze uvukiye ku mugore wa kabiri, uri imfura. Ndi imfura pe. Hanyuma kandi usanga umubyeyi wawe papa wawe ari umuvumvu. Ubwo ariko karo kagira uti yakundaga abana. Nubwo yishaze ariko n'ubundi yakundaga abana pe. Ariko muri 94 mu ihunga, abana b'abahungu yari afite 3 baza guhunga, ariko barangije kwiga, basa nk'abagiye kurangiza kwiga. Nza gutsinda muri kurangiza kwiga nukuvuga ngo barangije amashuri 6 yisumbuye. Uzi ko kera bapfaga bagiraga ngo bagahita bajya gushaka akazi. Warangiza 6 yisumbuye, kera yabaga ari umuntu uryoshye. Bahita bwamuha akazi rwose. Yabaga imushakisha ngo imuhakaze aho kugira ngo we ayishakishe ngo imuhakaze. Ntabwo ni kino gihe tumanze gushakisha. Icyo gihe rero bahunze muri 94, njye naje kugira ikibazo, nza gutsinda mu wa 6 muri 97, ariko abana barahunze. Muzehe noneho aravuga ati njyewe sinshobora gukubura wa mwana we, abana banjye barahunze. Ubwo rero atangira ko noneho ahita agira crise muri we, uvuga ngo yagize ihungabana muri we. Noneho aravuga ati none ko abana banjye 3 mbabuze, nawe muri kugende ntago ushobora kukurira. Icyo gihe rero natangiye gusenga wa mugabo we. Nkiga mu wa 6 mu wa 5 niho muzehe yamaye umurage wa Bibiliya yera. None se uvuka wa mugani wawe ntitwakivuze, uvuka wasanze ababyeyi bawe ari abadivantiste? Barasengaga cyane, yego cyane papa. Yari umudivantiste. Ariko mama yaramuvanye muri indi dini, kuko yari umugore wa kabiri.
ariko njya ku ishuri njya gusenga nasanze asengera mu Adventiste nanjye tukajyana ariko mama akajya bya nyarureshwa urabizi ko ari umugore wa kabiri urabyumva nawe ahubwo zubwo papa we inshingano mu itorero yarazikora ntazo yari afite kuba yarazimwambuye kubera ko yarashatse abagore babiri urabizi yari yanyuranyije n'amategeko ubwo yabaye inshuti y'itorero atakiri umwizera ugendana na gahunda ariko kwite niko yaramaze kuba inshuti y'itorero andebye barembye amabyiruka yanjye aravuga ati mwana wanjye ira Bibiliya reka nyikurage ibyo ntakuzo uzabikoreye mwana wanjye arabimbwira kuva mu gatanu rero natangiye gusoma Bibiliya kandi mbikunze mu gatanu primaire yego abantu bakajya bashaka kujya banyereka ibitari byiza ariko none njye ubwanjye nkajya ntangira gusoma Bibiliya kandi birimo nkabyumvise yego maze nkabikunda icyo gihe rero natangiye no kumenyera amasengesho yo mu gwiherero ntangira kujya nyasenga mu gihe rero umuzehe yaramaze kumbwira ngo ntago nshobora kuhira wa mwana we ndaragiye njya gusenga ndavuga nti Imana isubiza mu masengesho none kanjye gusenga mbwira Imana ko papa yanze kujya kumukundihira numva ikira bivugaho ndavuga nti wa mwana we ndi mu kwiherero papa yanze kundihira kandi nasomye amagambo avuga ngo ubaye sonanya ko kugira ngo urame mu gihugu iteka Imana yawe guha none itegeko rya gatanu none niba papa ariko ngakundihira nkaba nge ndivumbura nkajya ku ishuri ku gahato ndabambumviye urabona nabikora iki ndavuga ikiza rero kubera ko umuzehe yabyanze ndumva namwumvira kuruta uko ngiye nagenda ku gahati ntabwo se ubwo ugerageza gushyiraho imbaraga zawe byari kuvamo kuko urumva agafaranga ni muzehe wari kukaba yaragafite kandi niwe ugomba gukama noneho kandi ikiza imbaraga zanjye nibone niza leta ntabwo nuko byari gukunda ubwo mfata umwanzuro ndavuga nti uko byagenda kose ubwo umaze gusenga nkambanditse kubona ko ugomba kubaho Uwiteka Imana bitewe n'amasengesho cyangwa bitewe nuko ijambo ry'Imana ritubwira ko nabisomye reka ntegereze icyazankorera ndamwicaza rero turaganira none muze ko wanze ko njya kwiga ushaka ko nkora iki arambwira ati mu gihe gitoya ngiye kureba ko nakushakira amafaranga uzacuruza bigeze hagati abantu bamujya mu gutwi ati wumva mugabo we turabizi nti abana b'iki gihe ntabwo babamenya amafaranga ntuyamuye yazayahombya ahubwo asangira umwigisha imishinga ahubwo umubwire yubake asa n'umugore nyine nayo mfite imyaka 16 ahitamo ikibanza ngo burubaka bibe birazamuka umyaka ubure yizamure inzu ndayubatse ndayujuje ariko mu kuyubaka kose ariko kandi waga wa mbere ibintu byambayeho nagahuma muno hagati ahubwo abajya ku ishuri bahetse bagiye n'amatera bigeje wowe ndaho ngaho uraho ariko Uwiteka arankunda icyo nakubwiye aho ngaho niho yarankundiye yankorera ibikomeye cyane urangiye mbere byagenze bite muri icyo gihe natangiye kujya njya gusenga no gukora imirimo itandukanye nigana umwuga we nanjye mba umuvumvu ntangira guhinga nicyo bita ibinyomoro muri wa mwuga w'ubuvumvu Imana irankundira ubuki burera pe kubyo nagendaga ngasarura iduki n'igice kiro kiraguraga amafaranga 600 kasarura iduki n'igice mu gihe cy'amezi 3 ijerekani y'ubuki n'igice cyayo kubera Imana ikabikora ndangije amafaranga nakuyemo niyo nayifashije ndi kubaka yanzu inzu mba ndayujuje ngenda mpinga n'ibinyomoro ariko nayo mfite nta kintu nakoraga namanje kubaza Imana namanje gusenga ese Imana iki kintu ngingiremo usiko masengesho ari uburyo tujya dusubizwa murabizi Imana ikabyemera nkakinjiramo najya ko nkona kibya umusaruro mbaminze n'ibinyomoro rero mingi biti 300 mbinga ahantu hakunda kunyura abantu benshi ariko ntekereza ko Imana izabirinda kure ntuye kure yawo harimo nka kilometero nk'ebyiri kuvaho ntuye naho nabihinze ubu byarashoboka ko abantu bajya babyiba uko bishakiye bakabyiba ntuzagire icyo usarura umva igitangaza ku Satani ari umugome rero kuko nabikoze mbashije Imana ibiti birazamutse bigeze mu ruyange bimaze kugera mu ruyange nkubutse Satani arayohereza y'umuntu iraza byose nyiramo n'umupangira bitema bya biti 300 byose irabitema mvuye ko hakuru ubuki nari nazanye n'iduki n'igice koko bisanzwe mpura n'abantu banyuze kuri uwo murima ntashye ngo mbese ntabwo bamenye ibyabaye ngo byabinyomoro byawe byose babitemye ndavuga ntose Imana ko ntari umurozi ko nzi ko ibintu byose mbikora nakubajije kibaje utagira abaheko kuzi ibintu byose ko nabikoze nabikubajije kubera iki ibintu byose babitemye ese ngenda ngeze mu rugo n'urubuki na papa ndabona ubura ko bangizije iki ndi kumwe twavuye gakora ibinyomoro byanjye babitemeye iki ko nawe nagiriye nabi byagenze gute nabatihangane mwana wanjye nakoze iki rero nahise n'ububuki fata ya Bibiliya nirukira mu rusi ahari maze kuba nka saa 3 bitandukira mu gwiherero 3 z'ijoro nirukira mu gwiherero nasengeraga nifite icyumba usengeramo mu rugo ntago nanze kugikorera mu rugo ahubwo bite nuko yanzu yanjye yaruzuye yindi naruzuye nafashe mu icyumba kimwe ndavuga iki cyumba ni cy'amasengesho yo mu gwiherero mfite sangirayo cyo saa 3 nagiye no mu buryo budasanzwe ndagenda ndavuga nti Romana ntangira no kurira nzamura Bibiliya kuri waduhaye amasezerano ukabigenza gutya na gutya ukakorera abashozo kuza baki nibi kabisezeranya njye ungiye inshuti
kuki wemeye ko babitema ko ntari umwicanyi ko ntari iki kandi wowe uvuze ko ibi mbikora ndabikora iki ndavuga ni cyakora mana umuntu wabikoze ni satani wamwohereje kuba yamwohereje rero sinifuza no kumumenya ni wowe umuziranye wewe na satani kuko ni wowe wabibonye bari kubitema kuko n'ubundi babitemye nijoro sinifuza kumumenya ahubwo ndashaka wabitemye yari yabikoze nijoro kuko nifuza kumumenya rero hari ikintu ngiye kugusaba gikomeye kuri Imana uhindure amateka ngiye guhindura iki kibanza cy'amasengesho kigiye kujya kibera hariya hantu ikindi ngiye kukugerageresha n'iki ngiki nuko ngiye guhingira bira bitsinsi batemye nuko ntahagira ngo menye uko bimeze uzabishibure bizere abantu batangara ngiye kubikora mu kwizera mu izina rya Yesu bwaciye mu gitondo natangiye akazi ndagenda ngiye mbona babitemye byose bararitse ariko kubera ko namaze kuvuga ko mbishyize ku maboko y'Imana ndatuza ndangije ibiti ndagenda ndabihingira ibishyitsi ibitsinsi kandi kose amatunda gageze mu gihe cyo kwera yo bayatemye babirangiye ariko Imana igiye kuyashibura ishyira mu mugisha ndumirwa aho amatunda yeze nkajya nkanyasarura ibiro 400 n'amatunda cyane ibinyomoro ibiro 400 bya binyomoro ibitsinsi byabyo byasigaye biri batemye warabihingiye wenda birongera birashibuka abazanyumva bankurikira wenda bazi uko byeze bagiye banaryaho bazankangira ubuhamya banabivuga ariko reka nkubwire byareze reka nkubwire ko byavuyemo minerivare yandiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 4 ubwo wari ukifite akayihayiho ko kujya ku ishuri byari bitarakuvamo ubwo ndakubwira ukuntu byagiye kugira ngo njye ku ishuri wenda byareze kandi nshimira Imana ntanga n'icya 10 n'amaturo kubera ko yakoze ibikomeye ahubwo kugira ngo njye ku ishuri byagenze gute byagenze biti kugira ngo njye ku ishuri wa mugabo ubuhamya burebure niba muri ibyo binyomoro ndiko bihingira bitari byatangira kwera ariko ku ishuri ya kabiri nahuye n'umuntu twiganye narushaga ubwenge wari umuhanga umurusha mu ishuri umurusha ubwenge noneho duhurira ku gasantere ariko nimeze nk'umuntu uvuye mu mirimo nyine wiviriye mu murima bamuhaye umukono mukubise umukono ati ngize tiza nikazinkorera mu ntoki yaraje muri stage akubwira yo magambo ambwira amagambo ngo ngize tiza nikazinkorera muri ntago zikora cyazizinkorera mu biganza arangogoshanje ahantu ku buryo bukomeye cyane mwari mwatekerezaho muri primaire yego umurusha amanota yo mu gutsinda yari yatsinze nukuvuga ngo we ntango twatsindiye rimwe naratsinze nimara gutsinda waratsindwa aradubura noneho amaze kudubura aragenda kuri ikizamini bwa kabiri aratsinda aragenda noneho atangiye kumbwira ngo injiji zitize nikaze mukorera muki mu biganza ibiri nkankogoshora birangiye cyane uvuze mu bwonko ari gihe bari inzira z'Imana kugira ngo nibura irebe ahantu yagucisha cyangwa igukangure mu bwenge icyo gihe rero akimara kubimbwira nise njya mu gwiherero nongera mfata ya Bibiliya muzehe yampaye ariko se Mana ko ibintu byose mbikora ukabinyemerera ni gute umuntu uzi narushaga ubwenge yaza akambwira amagambo ameze atyo hari ubungu yinzu papa yambwiye ngo nubake birakwiye kuza n'umugore bwa bwenge wari nari mfite ntabwo bugihari none se n'ukuma n'ubushobozi ese nuko papa yabuze amafaranga yo kundira aya mafaranga nta buryo wabikoramo ku buryo wakomeza kuzamura systeme nziza ko ndi kweza ubuki naramutundo kazayeza nkazabona minerivare nkajya ku ishuri Numva rero Mana ngiye guha ikimenyetso iyi saha ngiye kubwira muzehe ko iby'abagore mbivuyemo ahubwo shaka kujya kwiga ikimenyetso kiranyereka ko wabyemeye nahatandihira nuko aravuga ati nubwo wahisemo kwiga genda nkihagera koko ndamubwira numva rero muzehe ntibyahindutse ntabwo ngishaka umugore nari maze kugira imyaka 21 ndavuga numva papa rero ntabwo ngishatse umugore kandi uziko natangiye koga muri mfite imyaka 16 ariko nanjye kumaze gushakisha ubushobozi aho sasa ntabwo uzi ko ari abakobwa bari kujya bashaka kugira ngo nibona bagira abagore babonaga inzu wayihagaritse ati kabaye buri wese agatangira kuvuga ati banza ari njye arabwira tu akajya bibwira kuko bamanaga natangiye no kugira n'imishinga nabize barazaga ariko noneho nkavuga nti kamanze nitonde ntabwo Uwiteka yanyemerera ko ninjira muri iki gikorwa byarangiye gute rero nahise mvuye mu gwiherero papa maze kubyemera aravuga ati umva mwana we niba wahisemo kwiga genda ujye ku ishuri igisubizo cy'Imana burakivuga ndavuga ni ubwo Uwiteka papa bivuze gutyo ko nasaze ko nabisabye Imana ubwo Imana yabyemeye ese ngenda nyagahinika hari ahantu hari ibirometero 4 Nyagahinika ubu nahagana he wa ni mu murenge ni kuvuga ngo ningiye kuva mu murenge wa Mushonyi nkajya kwiga mu murenge wa Kigeyo naho ni mu karere ka Rutsiro ariko bihana imbibi bihana imbibi ariko kuva iwacu kugerayo n'ibirenge yari amasaha 2 n'amaguru y'amasaha 2 n'igice kubera ko nifite amafaranga make rero byabaye ngombwa ko njya kwiyandikisha aho ngaho Nyagahinika kandi bikaba ngombwa ko niga ntaha aho mu rugo
kubera ko ntigayaga amafaranga yo kwishyura kavuga niba uravuga nti nigire niba njye mbona amafaranga ya minerivare ayibiryo wenda hari n'icumbi nubundi ubiprofite mu rugo noneho wenda njye mfata udufaranga dukeya two kujya saa sita njye kwifata ukundi kuntu cyangwa aho ngaho ariko bigende neza uwo muntu abanye ngiye kwishurira yavuze ngo ubuse ngo agiye ngo azayarangiza ngo umuntu usize inzu ngo urango azayarangiza ndavuga nti mana ubwo wamaze kubyemera unkundire nige narangiza kwiga mu mwaka wa mbere byaranyoroheye ntabwo papa yigeze ndihira bureka nkubwire ko imyaka 6 yose namaze nimaze nirihira mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ugakora tronco yego irantsinda imbura 2 ndatsinzwe ariko bitewe n'imyitwarire babaye bambonanagaho aho ku icyo kigo bambwira ko bifuza ko nkomeza ku icyo kigo kuko bitewe n'uko bambona gukora nitwaye ugasibira se cyangwa boka kushyira mu wakati nyine kuno byagendaga watsindwaga tronkome bafataga amanota hari amanota bafatiragaho bakabemerera kujya bagakomeza muri prive kuko n'ubundi niyandikishije muri prive ubwo rero ni ukuvuga ngo aho wigaga kuko nundi hari muri prive utsinzwe tronkome ubuzeho habiri n'ubundi wagombaga kujya muri prive n'ubundi ukomereza aho ngaho ndiga ariko nkiga bingoye kubera ko nukuvuga ngo nigaga iminsi 4 urambaza mbese ko wigaga iminsi 4 nanjye ubwo nicyo narinje kukubaza nukuvuga ngo nagomba kugira kuko ntinirihiraga nagomba gushaka iminsi yo kujya gushaka amafaranga y'iki y'ishuri kandi nkaba nzi ngo kubahiriza ni sabato nukuvuga nigaga kuva ku wa mbere wa leta kugeza ku wa 4 wa leta ubundi ku wa 5 cyangwa ku wo twita ku wa 6 ku wa nyuma nkajya gushaka uburyo ninjira mu binyomoro ninjira mu bintu bijyanye n'imizinga kaburi mu bikorera mu bwo buryo ariko bisa tumwe kuruhuka ibintu nari narisizemo kandi bikomeye kandi byaramfashije ndiga ngiye kubona mbona amashuri ndayarangiza ariko birangiye mu wa kane urangije tronkome komeje wa 4 wahise ufata ihe section nafase lettre indimi nizo nahise nkurikira maze nziga imyaka 3 yego siga imyaka 3 ariko mu mwaka wa 5 amafaranga aranshirana kuri nyuma byo bimaze gusaza hagati aho umusaza se ntago yageragaho ukavuga ati mwana wanjye ndankuterereho nawe dukeya wongeranye papa nukureba papa yarampemukiye bitewe n'abagore papa yarampemukiye rwose ariko nyuma yasabye imbabazi bitewe n'abagore gute se nyine nikuvuga ngo amaze kubona ko abo ngabo hepfo batarangije kwiga barangije kwiga ababuze yavuze ubundi se nungu uzamubura ese abo barabo ku mugore wa mbere yego abo bana batatu babandi yari he bagahunga bari barangije 6 yisumbuye yari ku mugore wa mbere bari ku mugore wa mbere ariko tubanye neza ni kuvuga ngo abagore bo bombi barahari tubanye neza ni nanjye mukuru w'umuryango none mama wawe aracyariho ndetse n'umugore mukuru arahari pe arahari muzehe we rwose yaritahiye muri corona muri corona hagati yageze haritahira ariko ndashima Imana ko yatashye twikiranuye yego niho wari ugeze wahita uhagaruka kugira ngo ubone uko ukomerezaho ugeze aho ngaho amafaranga arashiranye kugira ngo afashe arambwira ati abantu baturanye n'abantu bakavuga ati uramuhungura ubwo yagenda kose azakuzana ibinyendaro bizagenda bite ahubwo mureke ariko ngenda namaramaje kuko mfite isezerano cyarangiye rero yanze kuntangira amafaranga ndakomeza ariko noneho ngeze mu 5 no mu 6 mpiga mu buryo bugoye hari aho ariko urugeze wo guta abagore babiri nyine uruhare rw'abagore ni kuvuga ngo na mama yayivye kubigira mu hari kugira ngo ire kuntangira amafaranga ari mama mbyara gute se yarabyigize mu hari da nese ko yaramubwiye ati umva umureke mwihorere yere kwiga ntacyo bitwaye ntacyo bivuze naza ashaka umugore atuhereza abuzukuru n'abakazana abantu muri kiragiye rero bumvaga gushaka umugore aribyo bashyize imbere mama wawe ati abatateye ataje umuzani rira umwana wanjye narangiye azajya ngurira gateye rekata avuga ati kibwira cyiza gishaka umugore kiva n'imyumvire yabo yarigeze avuga ati nase ubundi ndiye gushaka umugore nzamumarira ikintu cy'imfite ko nagombe kumanza gushaka ubuzima kugira ngo nibura uwo mwana nzabyara niwo mugore nzazana bari bafite amasambu ku buryo muri kiragiye wenda bavugaga ati tuzamuha uyu mwana wacu tuzamutekesha tumuhe isambu ku buryo azatungiramo uyu mugore abona ibyo kumugaburira reka nkubwire igitangaje rero murumuna wanjye nkurikira bwa kabiri na mushiki wanjye ukurikiraho ikigutangaje wowe bari kubarihira
wumve kuntu Imana bo barabariraga ariko akavuga ati yarakuza agomba kuzana nta muntu wiga ashaje tarasaza ibiki barabariraga rwose ariko ngewe navuga n'agasabune nibaka nawe rero ukomeza umutsi uravuga uti nzayizirikaho mpaka nyarangije hari warugeze rero uvuga uti ariko kandi ntabwo ari uko nguko byakomeje kubaho uyu munsi tubanye neza oya nagera aho ngaho ubwo nagera aho ngaho nukuvuga ngo kugira ngo njye kuyarangiza ari amashuri namanje gukomeza umutsi byageze hagati byo gushaka ubuki biramburira kubera ko nabonaga nyine kubifatanya n'amasomo biri kungora noneho mfata umwanzuro kuko nifite abakiriya Gisenyi mfite abakiriya no mu Ruhengeri wari umaze kugira isoko ryagutse ubwo rero biba ngombwa ko njya muri Nyungwe iriya muri za Cyangugu ndahabona nkajya gufata ubuki muri weekend nkagenda kuwa nyuma isabato gasengerayo hari umugabo witwa Zimurinda nene amaze gukomunikana nawe wowe wagendaga kandangurira n'abavumba aho ngaho noneho nkagenda gapakira ni muri za bya bibisi bya kera nta modoka nta muhanda mwizima tugira za Tracom noneho tukagenda nkagenda ubwo bakampakirira nkazana nk'amagaro nkane y'ubuki kazana amajerekani ane y'ubuki uranguye muri Nyungwe nkayazana nkagera ahantu twiga Gakeri nkabuvanamo nkabubika aho ngaho ubwo ni ku cyumweru kwa mbere w'isabato yego byarangira nkajya nkabusika aho ngaho nkajya mu rugo nkuga nkaryama mu gitondo nkajya ku ishuri nari mfite umuprofe mubi wigishaga histoire kubera ko kwa nyuma ntagiye ku ishuri nagiye muri ibyo ngibyo kandi ubwo uri no muri section ndi muri section kandi reba kwiga section nkeni diplome ukeneye diplome yaba na ngombwa na buruse ukaba wayizamo ariko biranze mu kanya ko kanya gahita zana ubwo ndi kuvugana n'abakiriya bari Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri ubwo n'amasomo garankeneye nagera ku kigo uwo mwanya gahita kubitaho interrogation improvise itunguranye numva biranshanze mbaze kubona ko mbona zero ndabone ubuse ko ndi kugera mu myaka irasoza amashuri nzayarangiza gutera wagize nko makangahe mu wa gatanu ariko nenda mu kujya mu mpera ariko none mfite n'umugisha mu kigo rata kubera uburyo nigishaga n'uburyo bari barangije ntuzo externe wigishaga nigishaga mu itorero bari abatisita ariko noneho nkabamagariye abadivantiste mu itorero nuwango mu kigo niwe wari uhagarariye abadivantiste mu itorero n'iryo torero noneho uzi ko hari igihe bakagira rasamburema cyangwa bakagira igihe runaka bajya mu iteraniro bakajya kwibwiriza muri kirite ibintu nk'ibyo ninjye wari uhagarariye ababwiriza bose n'ababo bose ninjye baba ari ababatisita baba ari abadive ngo niwe wari uhagarariye ikigendanye n'ivuga butumwa muri icyo kigo yego ku buryo nabyo byaje kungerageza kuko bifuje ko maburuse ngo bazangire paseri wabo mbe mu badive nk'ababiri bamba ibyo bintu byarabaye wabibuzwaga n'ikira oya ibyo nasomye ntabwo numvaga binyemerera kuko ujya kuvuguruza ibyo nize ndi umudivantiste w'umwimerere kandi wabyize wabitojwe nkiri muto ko n'umubyeyi wawe papa wawe nkuraze bibiliya wa mwana we njyewe nabigizemo intege nke ariko sinshaka kukuraga intege nke ahubwo dore ijambo ry'Imana ndarikuraze yeye yabivuze noneho nkiri ku byo kubwiriza rero barankunda ariko mbere nagira ku byo kubwiriza ku munsi umwe njya kwa diregiteri n'umwana wa diregiteri tubana neza urabizi nubwo nshinzwe iyobokamana hano ariko ubuzima ntongezemo burangoye tangiriye kwiga ningeze mu gatanu ndabwira mu gatandatu umuzi uko mbayeho nuko mbishyura sinjya ngorana hari igihe njya nkabwira ibyo nagiye gukora mukabyumva ariko aho bigeze nshobora kwibeshya gato nkabura diplome kubera ibyo ndi kugiye gukomeza kujyamo yego none ndabizi ko muri prive nta gupfa kuyikuvamo utishyuye ariko njye nk'umwana wanyu mu nkundire njye mbishyura aho mbonye niyo ntayabona mu ndeke mbone diplome nzabishyura umuyobozi arambwira ati ndakuzura umwana wanjye nta kibazo ndangije bakajya baza mu ishuri gusohora abantu babana batishyuye bagiye kuri njyewe ati wehoye ati gumya wigi ibyawe turabizi nuko nize rero umwaka wa gatandatu n'uwa gatanu usoza ndangiza ndimo amadeni 240 kugira ngo yari make muri kiriya gihe si menshi gwari nko mu buhe mwaka 2009 240 yari menshi ubwo rero mbere yuko ndangiza ahubwo turi hafi gusoza umwaka n'igishigisho kimwe hari hadutse ubw'uburaya bw'ubusambanyi mu kigo abanyeshuri badukanye ubusambanyi nsaba umwuka wera kugira ngo afashe
ntego cyigisho nubwo bahise bakinyitira mu kigo niyo muri n'abantu twagiye twigira rimwe bajya bampamagara iryo zina banyitaho ngo udapfa nakabyiniro ko abanyeshuri bo mu gihe cyanjye bikuye ku cyigisho wari wateguye ukagitanga icyo cyigisho ntegura cyigisho cy'ibyo Sodoma na Gomora yarimbutse bitewe n'uburaya n'ubusambanyi Imana yari yamaze kuhaga ibintu byabo n'abatinganyi bari bamaze kwinjira muri iyo si icyo gihe ngo abatinganyi nabo bari barimo kwidekarara. Ibyo rero biranambabaza kubera ko muri iyi minsi usanga abatinganyi buzuye muri ino si kandi ibyo birakaza Imana cyane ibyo byabimbye cyane iyo mbonye uburyo hano kino gihe noneho biba bimeze nabi kabona uburyo ubutinganyi bwabaye bwinshi noneho nkabona n'ubusambanyi ku buryo noneho bweze ku rubyiruko bwa kino gihe birambabaza kandi mu mabyiruko yanjye ntabwo nigeze sambana uruzi ko nasinye umugore nasambanye wari inzu uzana umugore iby'abasore bikege bihango byo kutamira za avance ugasanga barashyuhaguzwa ishwi da reka hari umukobwa wanyanze kubera iyo mpamvu cyakajya kuzana umukobwa yaramukora kuya amabere nakunze umukobwa tukiri aho ngaho nkiri ku ishuri nakunze umukobwa yari umugatulika ariko mugurira Bibiliya mugurira n'igitabo cy'umugenzi ntangira kumutoza gukora ikiri umwana mutoya kugira ngo ndebe niba ko azava umwana muzima tumaranye imyaka 5 ntanamukoraho najya kumusura baranyemeraga cyane bankunda cyane ariko najya kumusura akishira nkariya nanjye nkicara nkariya bitezaho ari ku ishuri ibintu byambabaje ni bimwe anyandikira urwandiko ngo ndisugabo ngo sinifuza kuzongera kumbona mu maso ye ni wabo ngo mbese ngo ndebye hanjye mbona ndi umugabo kubera ko namukora kubera ko ubwo nicyo yavugaga mu rwandiko yego ariko kuko njye narinzi uwo ndiwe ninze ku buryo bukomeye cyane kuko nifuzaga gukora ku mukobwa ari we wese kuko renzi neza ko igihe cyose sex opposed cyangwa ibitsina bibiri bitandukanye bihuye bigakoranaho amashanyarazi ahita yaka kandi none ni naca amashanyarazi y'abandi ntaraza kureza nabasha kuyazimya birabibazo ikibazo gikomeye ndavuga nti oya ntabwo ngibyo nshobora kubikora ubwo rero mba ndabizize ahita nyandikira ko atifuza kongera kumbona ariko urubyiruko dukurikiye aho hantu bakwiye kuhatekerezaho bakagira isomo bahakura. Reka nkubwire mwa rubyiruko mwe mudukurikiye mubyumve neza si byiza kukundana n'umusore ngo nurangiza cyangwa ukure n'umukobwa ugende umukora buri mwanya kuko ibyo ngibyo bibyara ubusambanyi kwisitanaho ibyo bintu bikurura ubusambanyi bikurura uburaya mu rwego rwo hejuru kandi urwo rukundo ntabwo ruramba nizango tusigaye tubona zubatswe none ejo ugasanga ngo bakasaba divorce uko bajya kubana n'ubundi bari basanzwe bamenyeranye bagasanga nta gishya kirimo ubwo rero ibyo mba ndabizize mugabo akwandikiye itaraka ariko yakimara kwinyandikira nafashe urwandiko rujyana mu rwiherero rwagwandiko rwose ndavuga ni umva romana naririnze nk'umusore none umukobwa nkojeje ishoni ku mugaragaro kubera ko namukoraho urabona ibintu akwiye kubinyandikira ubirebe nawe uri imana ndangije ndituriza mu mezi 3 akubizana n'umusore umukorakora nyine ahita amutera inda anyandikira noneho ashaka kunyibora ambwira ati rwose mbabarira narakosheje ashaka kunsaba imbabazi ubwo rero byarangiye umukobwa byaye tegeza umuntu ugeze mu wa 4 kugira ngo itatwarinda niba noneho banumaho kuko baranyemeraga byasaba wabo batangiye gukeka bati none barabiketse ariko arababwira ati waya tumukobwa usore umeze gutya na gutya ni wanenda bigeze aho barampamagara ati none twakora iki ku mwana wacu ahitse abayiki abasa nk'abaye kirumbo nabwo nero uyu mukobwa kuba bangije kandi inama no mu buzima busanzwe uyu mukobwa yahuye n'ikibazo gikomeye ariko mu buzima bibaho nimumufate nk'ari ikirumbo mumufate nk'umwana wanyu sinifuza ko mureka guhagarika amasomo muri kumwana amanze nibura amare nk'umwaka mu musigarane agiye gukomeza amasomo yarangize nibura zibeshyeho n'umwana we yego kandi ibyo bintu mbasabye muzankundire mu bikore naho tutabana nk'umugabo n'umugore ariko nibura azabashe kwibeshaho cyakora ababyeyi bite nuko banyumviraga barabikoze ndajyaga inama nziza bamaze kubikora umwana ararangiza yagize umugisha abona n'akazi bakora muri mitiwere kandi noneho nyuma yo gukora muri mitiwere ubu ngubu afite n'umugabo yahise ashaka undi mugabo babanye neza twisubiriye ku ishuri urimo wari umaze kubagezaho igitekerezo uti nyaboneka noneho rero mundeke nige amafaranga nayabuze ariko ninsoza amashuri dore ngiye gusoza nzashaka amafaranga nyabishyure rwose barabyemera ndiga ndarangiza ndagiza nibwo nawe amadeni ariko mbere yo kurangiza bahita baza kunshaka twarakwemereye ngo wige urangize ariko hari ikintu twifuza ko dukorera muri abo bayobozi b'ikigo diregiteri n'umurevera wari uhari na perezida igari wa AEBR i Kigali nawe yaje noneho bahita bampamagara umva wa mwana ugiye kurangiza ni kandi turi kukwemerera n'akazi yego ati kandi kirutaho tugushaka kugira none tuguhe na bourse
imeze ite akazi bakwemeraga nakahubwo kujya nkora kuba ndi gukora muri icyo kigo nk'abanimateri ashobora kutaba kugira ngo animateri cyane undi muntu ntabwo mbizi ariko biba bamaze gufata umwanzuro bati turakwemerera akazi kandi tuguhe na buruse ngo pe ati noneho iyo buruse twifuza kujya kwiga muri Canada amanota yose uzagira apfa kuba ari diplome dushaka kujya kwiga muri Canada ukajya kwiga pastora ukazaza uri umwe mu bakozi bakorana natwe ntabwo batebyaga kuko bahise bambwira ngo uri kubyemera tugukiye ku rutonde barabana batanu bagomba gutwara babasabye ndavuga nti oya mu mwanya manze mbitekerezeho tugwaye icyumweru kimwe presentation gare itatu asubira i Kigali ni ukuri ya misi iragaruka ibyo ntabwo atashye ngo ubwire ababyeyi ntacyo nagomba kuvuga kubera ko ibintu byanyu ni kubabwira iki se kuba sawa ntacyo bamfashaga none se nagikoreraga mbwira muri iyo minsi wabasabye kubitekerezaho mu mutima wawe harwaniragamo ibitekerezo rero n'Imana ibizi kurira indege ukajya muri Canada kwiga pastoral ukazagaruka uri umuyobozi mu idini y'ababatisiti ndakubwiza ukuri umuntu wansimbuye ubu ngubu ni umuvugizi wa EBR mu rwego w'igihugu kandi kubwire noneho umuntu wansimbuye umuntu wagiye muri uwo mwanya ngo yabahise barokita ndi mukaturika twatwiganaga yabahise ni umuvugizi wa EBR mu Rwanda ariko se ubwo uyu munsi none hari abadukurikiye mu kiganiro cyo atari ko Abraham usinjije ko umuntu wirengagije bayigubu ntabwo abari mu bantu bakomeye ntabwo gukomera kwino mbiha umwanya tubwire uko bifata ntabwo gukomera kwino mbiha umwanya ahubwo gukomera mu ijambo ry'Imana byo mu mwanya ukomeye kubera ko ibyo mu isi birashira ariko tuke duharanira ibidashira kuko tuzi ko tuzabona ubugingo mu gihe Yesu azabagarutse ko wagira ngo rero wasomye igitekerezo cya Mose wanze kwitwa ngo umuhungu w'umukobwa w'umunyegiputa iriya nayisomaga buri munsi nkayinyunguta nkumva kuko akimara kubimbwira njyewe naraje umutima umwe emera buruse kurinjije sha ku mutima undi mutima ibyo wasomye urabyibagiwe ahantu turizaga ni mu guherero tubana bose mana kuko ibintu byemere nemere buruse njye muri Canada busa none nzigisha iki muri EBR nzigisha isabato se bazayumva kandi ubwo bari kukwemera ubu se nzagenda nyikandagira bivemo ubu se ntabwo umutima gusa njya ahubwo ukankubita ikinyafu ndakubwiza ukuri namaze iminsi 3 umutima umwe jya Canada undi mutima emera undi mutima oya umunota wanyuma nagenje mu bwiherero ndavuga nti Mvoromana ubushake bwo ngiye gukurikiza iminsi bamaye irageze icyo bashaka ko mvuga nicyo mvuga nta mwanzuro ndafata ndagenda ngerayo ugerayo muri wowe nta mwanzuro ndafata kuko numvaga rimwe Canada nkimara kugera ku muryango kuko bampamagaye mu biro byabo harimo presse harimo diregiteri harimo president igari harimo pasteur waho ngo hagarariye ati uyu mwana ndamwemera ati yakoze ibikomeye atahanga yahinduye ibintu bikomeye kuko nyine nkimara kwigisha kira cyigisho ubusambanyi bwaragabanutse mu kigo yego none baba bafatiye umwanzuro bavuga bati none se uyu mwana wamurukita kamuzani wacu kwaza dukorera ibikomeye naho byahereye yego bo ntabwo ntumvara mwa ababyeyi nimaze gufata umwanzuro kurikije ibyo nize ibyo nigishijwe nakwemera kunywa amazi aho kurya ibyo kurya byinshi ariko buri mu muvumo nkajya nkanywa amazi n'imboga nkanya amazi nkajya ibishyimbo nkakora ibintu nk'ibyo byiza nk'uko Daniel bikoze aho kugira ngo njye kurya ibyo kurya byinshi bifite umuvumo kubera iyo mpamvu rero ndabizi twabanye neza ariko si uko basuzugura ababyeyi nubwo mwatwitse ikiranyi muviriya muze kugira ngo mufate umwanzuro pe n'imbere y'Imana ntabwo twagiraga telefone urabizi ntabwo mbasuzuguye ariko umwanzuro wo kujya Canada ngo muri amaburuse mushaka undi muntu mushyiramo ngende nemeje kumudive nemeje komeza kumudive bagusubije ngo icyo bwo uri gicucu ntabwo ngugira umuntu nkawe shaka ko n'amahigo ntango kayitegeye kwirengagiza uri gicucu ubu arabatwumva kuri mikoro ashaka watapata umuntu ninceshate mwana wanza ayo mahirwe yarambwe ndi gicucu ntabwo ngigira nubwo mwamwita ndi gicucu ntabwo ngigira ariko ibintu mwamaye kimwe cyo kwitekerezaho ubwo rero umwanzuro nabazaniye n'uwo nguwo aho kugira ngo nzakora ibintu bifite igicinje kandi ibi nkomanga ku mutima ntabwo ibyo bintu nabikora nzakomeza ndi ubusa ariko nizirike ku ijambo ry'Imana mbaho ngaho kuko nibyo bimesha amahoro byararangiye nyine hari abantu benshi biziritse ku kinyoma kandi bazi ukuri ariko bitewe n'inyungu z'ibi bifatika by'iyi si zishira bavoma mu kwizirika kuri icyo kinyoma barakigundira kandi bazi ukuri ku ijambo ry'Imana aba bantu wababwira iki aba bantu ndababwira ko ibintu by'isi nta gaciro bifite icyo bagomba guha agaciro cyambere no kumenya Imana nyirizina yabashyizeho bakamanza kukira ukuri kw'Imana yabashyizeho ubundi ibyo nibyo byose biraza none se ntabwo ndi mu kazi ngo manze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa none se ndi mu kazi ntabwo usabiriza pe ndi mu kazi kandi ninyuzwe nako urabahakaniye batireka wewe nta kigenda
umuswa ntuzi guhitamo n'akazi banyemereye bahita bakanyima n'akazi bati turakakwima ntako twakiguhaye ntacyo tuguhaye igihe cyo gushakisha ahandi diplome nemaze kuyibona rero mbabwiye nti none akazi mwanyemereye ati oya nubwo twabanye ariko baraduhemukiye tuzi ko tugiye kugira umuntu ukomeye n'akazi tuguhaye akazi barakanyimye rero ariko diplome ndayibonye ariko nyibona mu buryo bwiza cyane shima Imana nubwo atari buruse bwiza cyane gute ndavuga ko amanota nabonye nubwo nabikoraga ngenda hirya no hino gushakisha amafaranga icyo gihe diplome yawe ya lettre yasohotse iriho amanota ngahe nari mfite 21 rero nonse sayo wari wayabonye naho ngo gose nayabonye gushima Imana ubwo ndaza mpita gushaka akazi k'uburezi Imana irankundira rero ko yakona nyine nanze kwikoza isoni uwo mwanya yitikama k'uburezi utangira kwigisha ariko mfite ryadeni ntaryishyura ariko none ndababwira ntirongewe mu cyangombwa zambishura gake bampaye kakapapuro twabatangaga kambere ubwo ndagenda njya kubishyura nkajya nkora mfata kimwe cya kabiri nkijyana kimwe cya kabiri ngiye kubona mbona amafaranga nyarangijemo ubwo umuhungu abizima ndangiza gutyo wa muhungu wavugaga ngo ngizitize ahubwo aza kunsaba imbabazi ngo ntizankorera mu yaje kunsaba imbabazi yarambwiye ntibujya nasanze ufite umugambi ukomeye arangije anjyana no muri restaurant ngurira icyayi kigenda ndakuraga n'icyayi agusaba imbabazi ahubwo ndavuga nti ubwo wagize neza ko wanteye umwete ariko nabivuze kare ikintu gishobora kuza ari inzira y'Imana ibi byaje kugira ngo noneho nongere ngire ubushobozi bwo kujya ku ishuri kandi ndarangiza ubu nta kibazo kumva ko Imana yagize neza nk'ubwo buryo Imana yagize neza cyane na papa icyakora ntabwo papa yantangiye amafaranga ariko kugira ngo bajye igipapuro cya mbere hari yampaye 200 n'ijana ariko arambwiye ngo ngaho sinyakuza na 300 byawe nko kukuguriza ideni rizunguka yakuza na 300 ndavuga ndeka ngo sinyire ariko mbari igipapuro ngiye kwishakira akazi nanjye kumwishyura rero nafataga kimwe nkakishyura agahinika ku kigo andi nkayamuhereza ngeze ku 135 yampaye ndakupa ndavuga nta mafaranga yongeye kugiye kuyamuha ahubwo reka njye nyandikishe ku ishuri nigire iby'uburezi no muri kandida libre mbe mu burezi ndi umwuga wahise ujya gukora kandida libre muri normal yego byari bigishoboka nzana 17 ndayibonye ariko muzehe turi kubyumva kimwe yamaze kunkanira naho bikomeye arambye ati none ko wasinye 300 ko mpaye dukeya nabwana ariko amafaranga wambaye nayo ngo kandi yandi kwatanga ku ishuri urabibona nawe ntaka kudi wabigenza arankanira nta kundi ariko maherezo ndarangiza maze kubona akazi ndashatse kuvugurura yanzu kugira ngo nzane umugore nshaka amatafari babantu myo mu ngando ikiganda yajiye kuko nagwenda umushefu gite ntabwo nagomba kureka kujyaho rero ko ninjye uri wishiye mu rwego rw'intara ntabwo wari kureka ngiye nsize amatafari hari mu kwezi kwa 7 kwa kwezi kwa 8 amatafari yasize kuri yanzu yanjye ko agomba kubaka igikoni mama ati umva rero kira gihungu kijye kuduhemukira baragiye kuzana umugore nta kintu tugejejeho tufatara amatafari tuyubaka iki gikoni cyacu bari bafite inzu nini bafata abakozi barayikorera papa yari n'umwubatsi rero afata n'undi mwubatsi singiye kuva mu mugando senga sanga inzu ikikoni cyabo cyuzuye ku matafari nasize nagombaga kubakisha narageragejwe mugabo baragerageje babonaga uri umuntu w'umunyamahoro kuko iza kuba uri umuhungu w'igisare ntabwo bari kujya bibeshya ngo bakore ku kintu cyawe rero ni mumbabarire amatafari masubizo mwakuye ngo ari bya yese n'ibintu byinshi cyane bagiye bagenda bambwira ndangije ndarirangira mu gwiherero ndavuga nti mva romana aho narimenye ni mu gwiherero tugeze mu kwezi kwa 9 sinshaka kurega ababyeyi kuko umwana agomba kumvira ababyeyi ariko warampemukiye none ndakwinginze kubera ko Yosuwa hagaritse izuba abisirayeli bari kurwana kugeza igihe baramaze kurangiza abanzi babo sinshaka kurega ababyeyi hagarika imvura ibyumweru 2 nibura mpamagare korari nya amafaranga izibumbe umunsi nayanuye imvura izagwe mu kwizera ndayamande yihamagara korari iraje rabumbye amasa imvura izuba gikatirije rirakubise maze gabagara rabye kuko nawe tsabye ibyumweru 2 ndayanuye ndakubwiza ukuri umunsi nayanuyeko imvura yaraguye imvura yarindimutse ndavuga ndaruhutse urakoze mana mbese wagiye ubona ibisubizo by'Imana mu biro yanjye ni ubwo noneho ndubaka ndarangiza maze kurangiza ubwo no gusaba banga kunsabira nako ndisabira rero birangiye nibwo muzehe yarebye tumana n'umwaka tutabana mu rugo
ngenda ariko abatagenda iwanjye ariko nagize ubukwe bwiza kwa chef guide mugabo yego aho nabanye abantu b'isi yose baje bitewe nuko babona abajiya barakugaraje aba chef guide muri gahunda nziza batekuramo ubukwe bw'umushefu guide uhatambukana umucyo gihe nta muntu wagize ubukwe bwiza nkanjye kandi nabishimiye Imana ko yanyeretse ko undi mu ruhande rwanjye. Hanyuma ukubana neza kwanje kwa mama wawe na mukeba we jewe mbana neza nk'abahuza cyo ndikeza kushaka kucyumva kuko muri babana bamuzehe bari bahunze hahungutse umwe wabashe guhunguka abandi ntago bahungutse umwe yarapfuye undi ari muri Malawi ariko undi ni waruhungutse umwe ubwo rero birangiye amaze gupfa agiye gupfa amaze yakoze impanuka muzehe ahubutse arantu nagiye hafi y'ikirara arahubuka muzehe acika mu ruti rw'umugongo amaze gucika mu ruti rw'umugongo barabimbwira mujyana kwa muganga mugeza ahitwa Imurunda mujyana muri CHK ngeze muri CHK bambwira ko adashobora gukira ahubwo ko mujyana muzana mu rugo ubwo muzana mu rugo kubasha bwa kuvuga kuri amafaranga mbembwa ndabwo ni byose ndabyishyira byose wakoraga ku mufuka wawe ndabikora ndabizana bambwije mu rugo arampamagara arambwira ati mwana wa nakoze amakosa menshi akomeye tindi kuri nkabona ngiye kugenda kandi Imana ikambikumbaza ikunsaba kwihana ariko mbere yuko nihana nagiye kureba mu nzozi numva iteka rambwe ngo ugiye ndumanze usaba imbabazi ndungutse waramuhemukiye mu bwo hejuru njyewe none kugira ngo ngire mu ijuru nuko wambabarira mwana wanjye ndamubwira nti papa urahanga umusaba imbabazi ni kubera iki ati kubera ko nagukoreye ibi byinshi mugihe nari mfite ubushobozi nagendeye kuri gahunda z'abagore nuko sinagugira icyo ngufasha none uje aribwo ubu ngubu nibwo wabonye urunyeneye none nge n'ijye gukeneye kandi waramfashije mu byo bwose ntabwo nari nzi ko ibyo wankoreye wabikora ngo urenge kubyo nagukoreye none ngo ubikore ndabona ariko nabikoze kubera ko umubyeyi wanjye wambyaye papa ati byarandenze nubwo ngiye kwitahira ariko basabye ko usaba imbabazi ngusaba imbabazi ni papa ndaziguhaye none si cyo gutunga abagore babiri papa birameze bite ati nihanye ahubwo ugenda ubabwire bano bazi ahita abwira ati kugeza ino saha uri umugore wanjye wa kabiri ati ariko ntubibare nkaho uri umugore wanjye ati wari uri indaya ahita abimubwira ubwo rero uzandirira abana ariko uzi ko n'ubundi ngewe ntaho tugiye guhurira ati nigera ryo kumagariye na wa mugore wa mbere kuko ari ku mugore wa kabiri nawe araza ati naraguhemukiye kubera ko nakuzaniye undi mugore ati ariko aho bigeze ubu ngubu ndashaka kugira ngo nanjye mbabarire nibura nigendere neza ntaramubabarira ahita ambwira ngo na wa musore yarahari wa wundi wahungutse ati mpamagarira abana banjye bose b'umugore mukuru n'umugore mutoya bose ndabahamagara baraza ati mu maso yanyu kuba mugeze meze gutya nkaba ngiye gutaha kandi nta kibazo ngiye kugira ni ukubera uyu muhungu ndungutse Abraham ati kubera iyo mpamvu rero kugeza ino saha mugeze umukuru w'umuryango ibibazo byose muzagira bare muzajya mubibaza kandi azabafashe ko nzi ko ari umukirisitu birangira ansabye imbabazi ndamubabarira arangije ariko umugoroba ndabyibuka mbona ari kurira none se papa uri kurira iki ni ukuri ikintu kiri kumbabaza nuko nta kintu naguhaye none se uragira ngo bigende bite kujya kwitahira ko n'ubundi wakwihanganye ukagenda ati hoya ntiza n'ikiganza cyawe ndakizana ngishyira imbere tigira hafi y'umunwa wanjye nakwimye byinshi nta n'ikintu naguhaye agicira mu cy'iburyo arambwira ati mwana wanjye ntacyo naguhaye ariko nguhaye umugisha nubwo nturakoze papa atuma ndira mu buzima narigeze ndira noneho atuma ndira n'ubundi kubivuga nkumva sizi kuntu nkumva biragarutse muri filime numva narira kugeza nabwo nimvura papa ndize none ariko mu kupfa kwawe ntabwo nzarira nuko ntabwo narize kubera ko nzi ko agiye neza arambwira ntirumira abakuru b'itorero baze ni hano mbatumaho bose baraza tinashasa abagore babiri muri ibyango n'Uwiteka ariko none ubu ngubu ndi kwihana kugira ngo abane imbabazi itorero cyane aho ngaho ndi kwihana rwose Imana imbabari nshyira mu gitabo cy'ubugingo nzagende neza ubu rero nuko papa yagiye birarangiye ubwo twakiranuye kandi mu rugo tubanye neza ibibazo byose njye babitura ubundi tukajya inama ubundi ibyo mu muryango tukabigenza neza abana nta nzigo nta mahari nta bintu bya munyangire nta bintu by'amacakubiri urambajije ari kutujya kubuhamya buheruka rero tujya ku gice giheruka rero aho wigeze uvuga uti uburwayi nararwaye ngera kure muri ibi bihe bya COVID-19 si kera ni vuba ejo bundi byakugendekeye bise kandi Imana yagukijije nahangandi ndashima Imana kubera ko yakoze ibikomeye ntabwo nari nzi ko Imana ikora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nubwo nari nzi ko nyikorera ariko naho nari nzi kujyagira mu rwego ubundi rero nkorana na Croix Rouge umuryango utabara imbabare nabyo mbikoramo umukuru wa Rouge nabyo mbikoramo byiza cyane mpagarariye Croix Rouge mu rwego rw'umurenge wa Mushonyi ndetse muri kipe yo bita NDRT cyangwa National Disaster Team
uvuga ngo ni ikipe y'igihugu ishinzwe kwa yaba yibiza bakayihamagara igatabara nange njyabamo ubwo rero nkabanye bamwe mu bwoko bw'akarere ka Rutsiro ubwo rero byasangiye umunsi umwe ku isabato njya gusenga ngiye gusenga imbaraga zirabura uko system yanjye niyo ndwaye sereka wenda hari baranterwa mu bitaro iyo ndwaye yego indwara iyo ari yo yose atari mfite ubushobozi bwo kugenda ahubwo nagwarira ku rusengero numva naba ku rusengero iyo mfite imbaraga numva kugira ngo njye kugwarira mu rugo ndyame naba ku rusengero igihe mfite kose tubaraga ndi ku rusengero rero navuze nubwo ndikumva ntameze neza ariko ndajya ku rusengero ndagenda ngeze umva kubasha gusindagira noneho ubwo bikomeza kugenda bikura bisamuka uruzi nagwaye amezi agera muri 5 se ageze ngo bwari bworoshye bwarampungabanyije mu rwego rwo hejuru kubyo bwaje kungiraho n'izindi ngaruka noneho ubwo ngeze ku rusengero bajya kubwiriza barigisha biba biranze tugiramo igitanda cy'abashyitsi ndagenda njya kuryama babwirije ndaho birangiza gahunda porogaramu zose zo naho ngaho bafata umwanzuro no gutaha kugira ngo ngere mu rugo byasabye abagabo babiri ni batatu umwe yafashe urutugu rumwe undi afata ku rutugu rundi noneho ngenda nk'umuntu warandase kugira ngo akoze ibirenge hasi no kugira ngo bageze mu rugo wari wanegekaye kuko ntanegekaye nabyo byakomeye ngeze mu rugo rero nibwo nafashe wa muti ndawunywa nibwo natangiye hasi kuva saa 4 z'ijoro kugeza saa 8 z'amanywa ubwo byaje ngombwa ko nzana n'abandi baganga baramfasha ariko biranga nawe uri umurwayi nyine kubyo byageze aho umugore wanjye aracuruza aradandaza ariko nawe yararangije secondaire madamu nukuvuga ngo kimara kubona ko bikomeye madamu nawe ubwo yakoze ibishoboka byose kuba hafi ahita arwara nyine urabyumva ariko mba hafi ariko nawe yesa nkaho nk'umurwayi erega kubura umuntu ni ikintu gikomeye cyane ubwo rero umugabo ubwo natangiye kurwara ndarwara noneho ibyo ntazibagirwa ni igihe kimwe kuko nararwaye noneho itorero bwira naho batangira kuraga ntangira kuraga mbona ko byarangiye ndavuga nti madamu ndi kurira nkabona ngiye gutaha ndakwinginze abana banjye uzabarere neza ntabwo nize ngo ngere kure ariko abana banjye kuri shoka byose bazijye bagire bazarengaho nize aho nageze imitungo mpangiye kugira dukeya uzihangana ubikore madamu mbona atangiye kurira atanaye amarira none se kuko uragiye ibyo birashoboka se ko wagenda ndavuga nti ijoro ntabwo ryafata umwanzuro ariko nifata umwanzuro ndagenda nirite ufata nta kibazo ikintu ntazibagirwa rero navuze ngo Imana irashoboye ni ijoro rimwe napfukamye ni umunsi umwe napfukamye ndiko nako bisa nkaho birangiye mu buzima ariko nararibwaga bikomeye cyane wararibwaga bikomeye cyane mu nda no mu ngingo nyine nari maze gushika bamama buruzi bubi ndaribwa ngeze aho ndamanuka gatoya nsukama iruhande rw'igitanda ndavuga nti mbaromana nkurikije uko mbibona amasaha yo gutaha ari kwegereza nibona ko bikwiye ko ngenda weze ubugingo bwanjye mbabarire n'amafuti yose naba nagucumuyeho nibura ungire mu gitabo cy'ubugingo menye ko ngiye ntemye ariko niba nawe ubona ko ngomba gukira kora ibishoboka byose unkize byihuse bive mu nzira mu gitondo cyaho rero umuganga wamvuraga witwaga Efraim abaraje Nyagatera aje kureba ko naramutse mba ndiyamye ahantu akihagera ngiye kubona mbona asuka ibira nzigira nibagirwa arangije arambwira ati ataye ubwo atangira kunca intege ati ndavuga nose kucyuriza urabizi ntinabonye ku bapfu benshi ni nawe uri umupfu uragenda abantu barakonaga bakabona wagiye byarangiye ati nukuri kw'Imana ni uri umunsi ntabwo urenze ndavuga ntumva rero Efraim ni ibyo uri kuvuga ntabwo bizi wabonye ku bapfu benshi bigendera ariko muri abapfu ntabwo ndimo njye ntabwo ndi umupfu nzakira kandi nzakora umurimo nguboye ngo urapfa we ndaceceka ariko nari mfite ibanga namaze kuvugana n'ukomeye se iyo banga sinari ndiyificaranye ubwo ngubwo arajya abishakaje mu bizera ati namubonye noneho ngo arapfa noneho ukuri kw'Imana arapfa noneho bararira bahita bavuga bati noneho dutera icyumba cy'amasengesho mu bizera nabo umutima wari uri hejuru ati rwose Imana rwose atubare ukabona ntagende wacu ngo bahise bakora gahunda barasenga ngiye kubona mbona igitero cy'abantu kiraje mu rugo barasenga nabwo ntimuhumbure Imana irahari izageza icyo gihe rero nahise njya kwivuza ubwo noneho byabaye ngombwa ko nk'umuti ndawunywa ndangije ubwo mpita njya kwivuza noneho kuri Ndengera ahubwo arambwira ngo kuri Ndengera Polytechnique ni vuri kuri Gisenyi nagezeyo barambwira ati mbo kubera imiti myinshi wanyoye imbaraga umubiri wawe usigira imbaraga nkeya byaguteyemo ikindi kibazo ugira amaraso makeya ahubwo utinda nyuma y'iminsi 3 wagombaga gupfa ati kubera iyo mpamvu
byese bizamura n'isukari ubu mbana n'isukari nuko Imana yankijije rero maze ndongera ngaruka mu bantu njya mu nzu y'Imana ntanga ituro kuko yangiriye neza muvandimwe nuko byagenze ubyumva wese amenye ko Imana ishoboye byose mu gihe gikwiriye ko nawe ishobora kumuvana akomeye kandi agakora umurimo umwami wacu ari hafi kugaruka bidatinze kandi agahemba abakoze ibyiza buri wese azakaranire kugira ngo ahantu naho azabeyo. Reka ngushimire Ndungutse Abrahamu kubw'ubuhamya utanze buhamya bushingiye ku buzima wabayemo ubuhamya bushingiye ku gitangaza Imana gukoreye ikagukiza uburwayi hahandi umuntu arwara ndetse ahandi agera ngo umwana arira nyina ntiyumve biba byakomeye ariko aho ngaho Imana niho yigaragariza aho umuntu abona yuko urupfu rwamusatiriye niho Imana itangira gutangariza ubugingo. Reka rero ngushimire ku bw'ubuhamya utanze mu gusoza ijambo rimwe wumva rikuri ku mutima ushaka kubwira abadukurikiye muri iki kiganiro bari hirya no hino bumvise ubu buhamya baba bari mu Rwanda cyangwa se bari mu mahanga. Ijambo navuga rimwe ni ringiri wowe ubabaye wowe ushonje wowe ushavuye wowe ufite intimba wowe ubuze pfo na ruguru nta kindi gishobora guhereza amahoro keretse kwisunga amaboko y'Imana kuko nutisunga amaboko y'Imana ibyo ukora byose bizabipfabusa. Iyo wisunze Imana igukorera ibikomeye mu buzima bwawe bwose ariko iyo ushingikije ku bantu ntacyo ugeraho ariko wishingikije ku Mana imukemurira byinshi. Hahirwa umuntu wese udakurikiza imigambi y'ababi ntabane n'abakobanyi ahubwo imigambi y'Uwiteka kuri ebyiri iteka ryose ngwahanye na cya giti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacu kandi biba byacyo bigahora bigizute bitoshye na buri wese ndamunake kugira ngo abe mu mababa yishobora byose imubundikire kuko nanjye yambundikiye. Kuri ubu ngubu nasanze ngomba kwamamaza ubutumwa mu rwego rwo hejuru nubwo ndi umushefu guide ariko nasanze hari ikindi kintu nagombye gukora kugira ngo abantu bashe kumenya ubutumwa ku ikoranabuhanga nk'uko mwabidukanguriye ko tugomba kujya tubwiriza ikoranabuhanga. Nafunguye chaîne yitwa Kayovensiza TV n'ibingibi tugiye kurira ahangaha biraza kugaragara. Kayovensiza TV ni ukuvuga mura kubonanye telefone uri mu kamera n'iyi ntuza tega koresho ka smart ikoranabuhanga kayifata neza. Yego ni ukuvuga ngo mfite icyo bita Kayovensiza TV iryo koranabuhanga ni ukuvuga ngo nyuzaho ibyigisho bitandukanye. Niba twakoze ibiterane by'amakorari amakorari yaririmbye n'indimbo zishobora gufasha abantu nzishyiraho. Niba hari ibiterane bya jiya byabaye abashaka kwigira ku ibyo biterane nkabishyiraho. Ubwo rero uzajya ufungura aho hantu azagira byinshi abona bisumba uko nguko bimeze n'ubwitange nashyizemo gukora uwo ari we wese wenda hari icyo byazamugezaho kuko ngiye ubwanjye ntabwo nakubwiriza ubutumwa ngo mbugeze kure cyane ariko aka kantu kazamfasha kugeza ubutumwa kure mfatanije na bagenzi banjye. Imana ikomeze ihire imigambi yawe yo kwikorera no kwitanga kwawe. Reka rero nibutse udukurikiye ko Ndungutse Abrahamu no mwizera ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Gishwati mu ntara y'Ivugabutumwa ya Gakeri aho ni muri Firidi y'Amajyaruguru y'Uburengerazuba bw'u Rwanda akaba atuye mu mudugudu wa Kaboneye akagari ka Rurara umurenge wa Mushonyi ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Reka tugushimire rero ubuhamya utanze Imana igumugisha mu gusoza ikiganiro cyacu mu gusoza ubuhamya bwacu ndagira ngo wongere udufashe kwiragiza Imana. Nyagasani mwami Imana yacu reka tugushime ko abanye natwe mu kiganiro twari turimo dutanga ubuhamya bw'uburyo wagiye dukorera ibikomeye n'ibitangaza wakoze cyane izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye kuko uri Imana yumva gusenga kw'abana bawe tugushimiye ko n'ubundi n'umuntu wese uzakurikira ubuhamya hari icyo yabyigiraho kandi byamugirira umumaro mu buryo ubumwe cyangwa ubundi. Tuzibye umwami Imana ngo abantu benshi bajye bamaze kugira nyambere kandi bakwiragize kugira ngo ubwo uzagaruka bidatinze umugabane munini uzahuginga uhoraho turushe gushima izina ryawe. Amen. Turakwingiza kugira ngo ukomeze kutugirira neza kandi ujye ukomeza gufasha radio ijwi ry'ibyiringiro mu biganiro igenda itanga hirya no hino maze abantu benshi babashe kwikiriraho maze umugabane munini tubashe kugera imbere yawe tuzagushima. Tubane muri byose kandi ukomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Umungeri mukiza yakuye kubanjye kone y'umunyaga mindura nawe ntacyo nzajya ntinya kuko turi kumwe nihuza nkukoresha nzajya muhimbaza Yesu niwe
bishimisha umugeri wanjye Yesu sinzakena. Yesu niwe mugeri wanjye sinzakena, anjyana mu bushogwe nihumara inyota, bwiza bwe n'imbabazi nibyo bishimisha umugeri wanjye Yesu sinzakena. Ndagushimiye cyane nshuti wakomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro mu kiganiro duhumurizanye, aho twaganiraga na Ndungutse Aburahamu utuye mu murenge wa Mushonyi, akarere ka Rutsiro, mu ntara y'Iburengerazuba. Ni umwizera w'itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Gishwati mu ntara y'Ivugabutumwa Gakeri muri Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba. Nk'uko wabyumvise, kuva akiri umwana mutoya yanyuze mu buzima butandukanye, rimwe na rimwe bwagiye bumurushya, ariko Imana ikabana nawe. N'igihe Isaya yaramwangiye yuko yakomeza amashuri yisumbuye, yaje kwiga ari mukuru, kandi Imana iramubashisha arangiza amashuri, abona n'akazi kamutunze uyu munsi. Wumvise kandi ko yanze kujya kwigira ubupasitoro mu gihugu cya Canada, aho yari kuzarangiza akaba umukozi w'idini y'Ababatisita, ariko ngo abyanga yuko atari kwisanzura ngo abone uko abwiriza abantu ubutumwa bwiza, harimo n'isabato. Nshuti uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, mu gusoza ubuhamya, reka tuzirikane Zaburi ya 23, aho Dawidi yavuze ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Yakomeje ku murongo wa 2 avuga ati andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nshuti uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, Ndungutse Aburahamu mu bibazo byinshi bitandukanye yanyuzemo, yahisemo kwibera mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Iki nawe nicyo nkwifurije mu izina rya Yesu. Mwibutse ko Ndungutse Aburahamu yaganiriye na mugenzi wacu Valence Uwimana, naho uwumvaga kuri mikoro ni Onesphore Yadusoneye. Naho ubutaha. Duhumurizanye. Komera ihangane, shikama mu masezerano, muhumurizanye mw'ijwi ry'ibyiringiro. Ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si.